yakubasa kwekera iminsi mibi yaza nako mbene zibasa kwekera abakurwanya bahaguruka abari kurwanya isaba takwimukira niyo batakwemera nibabasa no batakwikiriza ntibazakuraho icyo Imana yavuze tubino bubaso bwo kuyaho kiranga yagambire icyo Imana yasinye wange cyo yatire icyo Imana yasayininze wange cyo yasayininze yaragisinye icyo akakisayininga ukomere Imana amashyi rero wange mugareza mani haleluya nabonye Imana iturwanirira kareba arahanga ari kuturwanirira ubundi iri umuhamagaro w'Imana wabo ryo mukwete bwo kwarahanga bacukura inzobo nibatimbe byina Imana ikabyuka iri kuzitsira wanga bakagera mu kashesha ari kubisuba bakagira ngo urazigwamo bari kutegatega ngo nazo kugwa bakabona uri gutambuka bakareba nora bahora batambura bategura intambara nibatekateke ntare Imana ikazihagarika zitari zaba wanga bakayije zemereza zitakahikire ukomere Imana amashyi menshi rero cyane wanga mugareza mani mu haleluya amen kugira metero mwiza nka Yesu wiga na karate zo mu mwuka karate buriya nta metero ufite sentire ikomeye nka Yesu buriya iyo watojwe neza ukena akagutoza nawe ukamubera umunyeshuri mwiza Richard Imana baho umugisha westamira mwena azaruhanga bamugisha ntago nshaka gutinda tinkwenda kutwara ubwire buringwa kuko Imana yakoze byinshi hano akwarahanga akakora byinjaha mpagaze hano rero kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ati nayemerera kugira ngo tubagana kigambo cyarahanga ndetse nashimira n'Imana yadukoresheje mu bihe tumaranye namwe azandi kwebaza arahanga uko yatukoze ishobwire bwo nabo twamara nimwe mbere ya byose ndashimira Imana ejo kubanza nye bazarahanga icya kabiri ndashimira Bishop turi kumwe nawe kandi icya kabiri nye baza Bishop ubwo twinaha icya gatatu ndashimira abantu ba Nyamitoma mwatwakiriye icya kashatu nye baza abantu bo n'abanyamitoma abatwakiriye uko yabivuze kuko Bishop yabigamba mwaturyamishiye neza namazima mukataha aho kubyama haronji mwatugaburiye neza aza mwatwanye byo kurya kurungi Imana ibaho umugisha hanga abaho umugisha mwinji kandi reka mvuge iki kintu iki mpaka kigambe uhereye uyu munsi okurugana neri zoba hari izindi mbaraga Imana ibahaye hariho amana ganda arahanga ngo yabaha nahoze nitegereza abantu twabatije ejo nani ngezeho kureba abantu bo tubatize nyumazyo sanga bose begeranye nashanga bona buri yo mahikini mutahiwe bakora korari ikomeye ya hano mazima bakora kwaya eyamani buri yo yabasa kwika mutahiwe nibabasa gukora kwaya yamanaha bahagaze hano bari gushima bayemerera mpa bari kwebaza arahanga njya kubabona mbabona mu ifoto ya korari ikomeye cyane niwe kumbarebere mu gishanye ecy'abeshongozi abamana munonga ya yindi yakoresha imbaraga zayo kwaya Eliya ariko basa kukozesa amani gayo tukaba tutatinya kuyitumira muri Kampala aza basyo tutakubasa kutina okujeta omukampara bakajya baza bakavuga ubutumwa bakaruga Nyamitoma bakija Kampala okuburira injiri akorari ya Nyamitoma ikomeye nk'ire aza eyemerere nkakwaya eyamani eya Nyamitoma turi kumwe twena turi hamwe murabyemeye mwabyikiriza mugiye gukoresha impano zanyu ati mwaza kutandika kukozesa ebitone byanyu narishe birabo byanyu nari ndimo nshimira Nyamitoma ariko ndagaruka ku kindi nari aho ndi kwebaza abanyamitoma ko kanabwe nzagarika kindi ndavuga kakanya imbere ya Bishop amusho ga Bishop gishaha ningira ngo murabona dufite Bishop nimukireba twine Bishop utuje Bishop oyetonzire ugira amagambo make aza nebigamba yine bike ariko mu nyigisho ze kunka omukwegesa kwege nubwo agira amagambo make kuba yasabana kuganira cyane katwikirize ngo yine bigambo bike okushabana no kuganira munonga ariko arafite ijambo ryubaka itorero konka omuruwe harumwe ekigambo ekirikumbikanisa impano ekiramanyisa ayine kirabo nkuko yamaze kubitangaza hano koko akigambira aha nanjye mu murimo Imana yampamagare muri Divine aza nanyuma mu ruhanga rwo yanyitsira kukura mu Divine urabona mu myaka ntago tungana nukire mu myaka tukwingana aho adakwiriye kugera aho atakubasa kwika nukuntuma gusa nibyo bintu namwemereye
nanye nantuma nari nansindika yo ngenda icyo nkakikiriza ashatse ko tujyana tukajyana nkakora ibyo yarakwiriye gukora aho arikwenda ngo tugende hamwe nitugende hamwe urwe mbase gukora ibyo yakubiye nakora ubushize ndi Kampala twaravuze ngo mureke tumusazishe neza amenye ko yakoreye Imana ibiro bihure tutwe mu cyanga cya Kampala nkagambira abantu banyenti muri ko bishop witu tumutware mu bwikururwe kurungi tumufata amaboko tumukwate mikono ngo Aroni na Uri mu Aroni hamwe na Uri bafataga amaboko ya Mose bakaba bakwate mikono ya Mose bagatsinda urugamba ubwo bagikwata babasa kuhangura urutaro nitumufata amaboko mu mbaraga nke yafite nitwe twamukwate mikono umumani make gahine Divine Hope izamamara ku isi hose Divine Hope neza kwika umunsi kuko afite abantu batoya aho kuba ayine abantu bato mwabonye uko Pastor Sylvia ari gusimbuka mukirebera Pastor Sylvia ari kubuka twamutuma Gisoro akagenda akavuga ubutumwa ati Pastor Sylvia yo tubaza kumusindika Gisoro agenda burenje Kabara akavuga ubutumwa tubaza kumusindika na Kabara agenda akora nanjye nkagenda mu bihugu nkavuga ubutumwa nanjye nimbaza kugenda amahanga ngenda nza kuburira ubutumwa tukamamaza Divine Hope Ministry baso Divine Hope Ministry tukagitwara aharubengo rw'Imana twamamaza izina rya Kristo ubu turagamba izina rya Kristo noneho aho twarangije gufatisha hata aho naho twamara kwika mu ntege nkeya za Bishop manyi make aga Bishop akaza kashingiwe ry'ifatizo we akayija akateka hibare iryo kutandika kanisa uko niko tugiye gukora hato uko niko twaza gukora kandi Imana izaduha imbaraga azaranga naza kutuha amani icyambere niduhuza umutima icyo kubanza twera twikirize umutima yitu ikateka kimwe izadukoresha barahanga naza kutukozesa ikindi uyu murimo kandi ikindi umurimo ugu tuzirinde gushakamo inyungu zacu wetantare kurondamo amagoba gawe ugomba kubanza gushaka inyungu z'Imana nuba icyo kubanza no kuronda rahanga we byamugasha bita iyo uri mu nyungu z'Imana yabo ryo mukorera umumiro ya rahanga uhagarana nayo ikimanyisa no yemerera na rahanga ariko iyo ushatse kuyobora itorero ari inyungu zawe wenda kwebembera kanisa azo yine byawe byo kurundamo urananirwa namazima noza kuremererwa ariko iyo uri mu nyungu z'Imana konka wano ukora kumango nokore imirimo ya rahanga Imana iragukomeza rahanga we nakunyweza kukomera Imana amashi menshi cyane rahanga mungaruza Imana munonga kuba twahagurutse Kampala itwe kuba turigire kuri ya Kampala tukijana nta nyungu zacu dushaka kare hamagoba go turi kwenditwe ni inyungu z'Imana itwe turiyo nitwore imirimo ya rahanga turi abambasaderi ba Yesu turi abatume ba Yesu kugenda twamamaza ubutumwa kugenda hona turagamba injiri ya Yesu iyo Sylvia akorera mu nyungu ze kurusha ngo Sylvia akakora ariko ikorera imirimo yeye uyu munsi kiba tutuguriye itorero ku mugaragaro erezo batwa tutari kuza kwigura he kanisa umuhango tukubati ariko kubera ko yahagaze mu nyungu z'Imana Sylvia akiciriza yakora imirimo ariko niyo mpamvu uyu munsi Divine Hope Ministry tuyuguruye ku mugaragaro Kirizoba Divine Hope Ministry twagigura umuhango bati ibi ni ibya mbere mubonye ikintu cyo kubanza cyo mareba hari n'ibindi biri inyuma hurra ikintu cyo kubanza cyo mareba azarebe n'ibindi ibiryo nyuma bari kwisha dufite imikoro myinshi yo gukorana Nyamitoma tuyine mikoro myingi iyo turije gukorera mu Nyamitoma ha ariko ibuye ry'ifatizo konka ibare ryo kubanza Bishop yarishinze ibare ryo musinje Bishop yahinza Kristo haleluya amen duhereze Imana icyubahiro ababitaga icyumba hata ababarene babeta ecyoto arta yes ecyoto abene babeta ecyoto uyu munsi ntago ari icyoto ni itorero irizoba temu cyari icyoto hata muri kanisa ryahagurukije umushumba mwine kanisa eyaye musana rishe ayimika umusumba ntago Bishop Jori yaje gufungura icyumba Bishop Jori tiyija okwigura icyoto ingaha ntago twamufashe imodoka zingana nkura ngo tumweshe amavuta tuje gufungura icyumba tukubaza kwateza imodoka rero tutekemo amashita ngatwiza turi kuza kwigura icyumba ningaha twaje kugura itorero ku mugaragaro neza okwiguraho ekanisa ihambe tukubati icya kabiri kandi cya kabiri mwabonye ko umuyobozi wanyu Bishop amumuritse ku mugaragaro mwareba ko umwebembuzi wanyu Bishop yamuboreka ihangwe bamwe batibaza bakavasi kuki bamwimitse bamusuza amavuta ataturaritse ngo tuze twakenyeye azaba mwe batakagamba ngo habwe iki bamwahura bakamushuka amashita atatwetsere
kukiba twamukenyereye bantuza kujwara tumurebe kaje benshi niko batekereje abegi niko batekateka ningaha kiriya ni icyambere iki necyo kubanza ubundi hari ubundi bukwe buri inyuma hari yazindi mbaga ezuri kuyija ejinjiro mikoro kiriya ni icyambere inyuma hari ubukwe pasiteri azatumira imiryango atumira inshuti atumira abavandimwe iki necyo kubanza omusumba naza kweta abemikwano abenganda bije bamukorere emikoro ndijo iyindi ya kabiri izabonekaho emikoro ndijo ya kabiri neza kurebeka aha ahabwa inshingano zose mbeno ayije ahebwe obubasa bwona asezeranye abase kuba yaraganisa abagore abatize tudahari ahebwe obubasa obwo kubatiza ababatizire biriya bintu ntabwo biba byoroshye ebintu ibyo tibyangu tibyorobi niyo mpamvu tutabikora nk'abandi babikorera mu butayu niyo nshonga tutakubasa kubikora nkaba yari kubikorera mu idungu kuko yaravunitse hano aho kuba akahendekera aha niyo mpamvu tugomba kuzabikora ku mugaragaro tukarya ikimasa aha bene ibyo biri kukurataho pastori ibyo yagamba ibyo nibiza gukorwa bantu pegi barya tushare nempe turye tuyishime tushemererwe ndetse n'ubuyobozi bwose bwa gavumenti buri hano hafi aza n'abandi abebembezi aba gavumenti abarya hihi tubatumire bona tubete uwo munsi kuko hari indahiro azarahira akuba iri zuba hino ko ararahire ariko uyu munsi ariya mavuta rero iri zuba gamashita go bamushikaho ndashaka kuyasobanura inyanda kugashoboreraho ariya mavuta agamashita ni intumwa ya bishopu hatogu no mutube owa bishopu ihagaze muri Nyamitoma ayemerere omunyamitoma ihagarariye Divine Hope Ministry ayemerere ahabwa ubuhereza bwa Divine Hope niyo ariya mavuta agwa mashita nicyo gari kumanyisa kuko ntabwo twuguraga itorero ridafite umuyobozi kandi ahari tubere tutari kubaza kwigura ekanisa eritini omwebembezi aza tumwine hari ibindi rero bizabaho ekiramanyisa hariho bindi afate za mpapuro arahire hariho eginde mikoro eraze kukorwa abase kukwata impapuro ziriya azarahire tumwambara amakoti ataraya amakoti asha koti ezitaryezi koti nshyashya namwe mukenyera imikenyero aza ni mu mujware mwese boje haleluya amen duhereza Imana icubahiro tumusatukereza ndashaka kukubwira ngo bwira mugenzi ngo byatangiye ndagambira ngo manyisa mutayo wawe ibintu byatangiye ibintu bitandikire haleluya amen haleluya amen haleluya amen ariko mureke mbabwire kambagambire na niki ariya mavuta amusutsweho amajuta aga ago bamushikaho mwabonye ko yizunguka bityo mukirebere ngo umuyo uko yaragwija yagwijora uriya mwuka uzi icyo usobanura nomanya umuyo gwe cyo kumanyisa bivuga ngo ikirere yararimo ariko kumanyisa ngo umwanya gwabyirumo hari ikindi kirere yagiye ati arogona umwanya gwe yazamo hinaho yarga hinaho yaza hari ikirere yararimo hari umwanya gwabira arimo higura hari ikindi kirere agiyemo bona ati hinahigura handi ho yahika bivuga ngo hari ibintu agiye kuja arategeka ekikumanyisa ngo hine ibintu byaza kutandika kuragira atamanjije kumanza yatitira atabandize kubanza yatina mbere yatetema kuko hari ubundi bubasha yahawe aho kuba hari waganda mani ago yahebwa kuruga hati Imana ihabwa icubahiro ekitinisa kigarukirira hanga kugira ngo abadukurikiye hano twenda kugira ngo abo bari kugoborera ibyo turi gukora aha batavuga ati ko babimitse umuntu bakamugira pastori batagagamba ngo hati kabayahura umuntu bakamukora atarahiye ati n'impapuro zo kurahira oya ibyo kwimika turabizi ningaha ibyo kwahura ntitubumanya buriya ni ukwimikirwa ubuyobozi hariya icyo tukozere hati no kumuhereza amani ago kwebembera ubahagaze nk'umuyobozi wa Divine Hope ati yayemera nko mwebembezi wa Divine Hope muri Nyamitoma ubundi tuzamukenyerera tuza kumujwarira gay mu gihe Imana izakoresha bishop akava ati tugende umubwire ruhanga bwarakoze se bishop akagira ati tongere tuhaguruke tuza gushaka uyu mubwire tuyije tuze tutaje mu biterane turukwija tutizire mu kiterane inaha dutanga invitation ku munsi barimika umushumba aho mpa mu kicwege kituje twete abakurembeze bona tubamanyise ngo ekireke mpa tuza kwimika
pastor abafite impano tuzimuhe nk'inshuti ze abine birabo byo kumuha tubirete tubimuhereze nk'abanwani beye Imana ibaha umugisha ka tuzabikora Ruhanga abaho umugisha kandi nikiza ngo byo mpaho nituza kubikora tuvuga ngo haleluya katika mbele haleluya haleluya Tubisatse kigaruze Ruhanga Mana ishimwe cyane Ruhanga si umunonga munyemere twishime mwinchirize tushemererwe munyemere tunezerwe mu mitima yacu lazima mwinchirize tushemererwe mu mitima yi kuko Imana yavuze uyu munsi cyagaragaye mazima cyarebeka kugira ngo ikintu kiboneke kije kirebeke hamanze ikimenyetso nihabanza abakabonero hari ibimenyetso byabonetse hano muri Divine Hope hari ubonero bwarebeka mu Divine Hope Ministries Divine Hope Ministry ya Nyamitoma ubuhereza bwa Divine Hope muri Nyamitoma hari ibimenyetso n'ibitangaza byagaragaye hano hari ubonero bwebye kutangaza bwarebeka aha byashaka kuvuga iki cyane kumanyisa cyecho byamenyesha ko mutigeze muyobana gatoya icyo nikimanyisa ngo timurabusire no mu rundo nagumwe icya kabiri byamenyesha ko muri mu muhamagaro w'Imana icyo kubiri nikimanyisa ngo muryo mukweta okwarahanga icya gatatu cyamenyesha ko Imana izabageza kure kandi cyakishatu nikiraga ngo bahanga naza kubatwara abayisiyare dukomere Imana amashyi menshi cyane wango mungaruza amani munonga haleluya amen haleluya amen twongera tuzamura amaboko duhereza Imana icubahiro haleluya haleluya umvaga nta mbaraga mfite burra amange nyina kuva nijoro nakoze no mu materaniro numva nta mbaraga mfite ya mu gitondo ariko ndashimira Imana impaye imbaraga konkani mpraranga yampamani ndashimira Imana impaye imbaraga nebaza Ruhanga owampama mutima wanjye wari wavunitse cyane umutima gwanjye gubire gwahende cyane ngo Mana ndakura hehe imbaraga nikwe muza mukamarahanga mani ninzaki ariko ndashimira Imana impaye imbaraga konkani nebaza Ruhanga owampamani imvugo yiwe ni hame tegerezo umunsi mwiza ubwo ari data wabivuze bizoshika umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntawe ushobora kubara imvugo yiwe ni hame tegerezo umunsi mwiza ubwo ari data wabivuze bizoshika umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara imvugo yiwe ni ihame tegereza umunsi mwiza ubwo ari data wabivuze bizoshika ubwo ari data wabivuze ubwo ari data wabivuze bizoshika imvugo yiwe ni ihame tegereza umunsi n'isaha ubwo ari data tuzamure dutya amaboko duhereza Imana kono yitikatista yeguru icyo Imana yavuze icyo shongoro cyane kirangora icyo yavuze ku muntu Ruhanga cyagambere ahamagara go muntu izagikurikirana imyaka ibihumbi n'ibihumbi neza kukigoberera narasho kukirondora imyaka 10 nahisi yahinduka ensi nubwo yakubasa kwehindura Imana ntizigera yibagirwa ikintu yavuze Ruhanga tari when God will not forget what he said
naho isi yahinduka ensi yona nebasa kuhinduka icyo Imana yasinye ku buzima bwawe ronkarange cyo yagambira amagara gawe Imana ntabwo izigera icibagira ruhanga atari ubasa kucyumva uyu munsi wa none erisoba yari yarasinye rangabire yatire sayini ko Pastor Sylvia arigamba ngo Pastor Sylvia yahabwa ubwo bubasha naza kurebwa ububasha ubwe naza kurebwa manago basuka amavuta y'ubushumba tagobusumba nararize nararize cyane nkarira munonga imiryango yanjye irarira aza abantu banje nabo barira nari mfite mushiki wanjye mukuru nkanyine sister wanje ari ku nshira bukuru yarokotse kera n'umuhanuzi wa kera akarokokera aza ninabi yaza kutubwiriza ubutumwa akanaje kutuburira njiri tukamwirukaho nitwe tukatwamugoba tumubinga munsi yabonye n'imitswe konkezo bariyo yarebere nayahurwa nko musumba munsi yabonye bampaye inkoni y'ubushumba nyifashe ezo bariyo yarebere bampire inkoni y'ubushumba gikwatire nagiye kubona mbona yuzuye umwuka kayija kureba nareba yayishurura yatere nduru ariko Imana ngo arera mubwe ngo nubwo mu nzu yanyu ari abanyabyaha konka ngo rahanga akayara mugambire to owanyu bajya n'abasisi harimo abakozi banjye konka harimo abakozi banjye uyu munsi wa none rero bene rizoba icyo Imana yavuze ku buzima bwawe ruhanga cyo yagambira amagara gawe naho isi yahinduka ensi nubwo yakubasa kweceka naho iminsi mibi yaza nako mbene zibasa kweceka naho abakurwanya bahaguruka abari kurwanya isi batakwimukira niyo batakwemera ntibabasa no batakwikiriza ntibazakuraho icyo Imana yavuze tubino bubaso bwo kwiraho kiranga yagambira icyo Imana yasinye ruhanga cyo yatire icyo Imana yasayinize ruhanga cyo yasayiningire yaragisinye icyo akakisayininga ukomere Imana amashyi menshi ruhanga mugareza mani munonga icyo Imana yateyeho sitamu ruhanga cyo yatire stamp nta muntu n'umwe uzagihinda hari umuntu n'umwe ari kubasa uko kukicyusa yaba ameze kose nubwo yakuba ari gushata imbaraga zose yaba afite amani ngo nabwo yakubasa kuba ububasha yakoresha amani ngo nabwo yakubasa kozesa ntabwo buzakura ububasha bw'Imana tubukubasa kuraho ruhanga cyo yakugambira haleluya amen uhereza Imana icyubahiro ofisa kikiriza ruhanga yamureka mbabwire kamagambire ndabuhamya bakomeza cyane kambaho ubujurizi aza ndi kubanyweza munonga shaka kwimikirwa ubushumba bwa mbere ubwo nawe ndi kwenda kwemekwa nko musumba no kubanza bashatse kunyimikira Nairobi muri Kenya bakenda ngo banyahurire umuhanga rya Nairobi muri Kenya buraca baranyimika burukushesha bari ku nyahura nijoro ndasenga ekiro nkashaba ngari twari turimikwa turi abantu batanu twandi tuza kwahurwa turi kwika abantu batanu ngira ngo umukuru twari turimikana hata mukuru we twandi tuza kwahurwa hamwe ni umubishop ukomeye muri Kenya akaryo hati no mubishop wa mano muhanga rya Kenya umumama nawe yitwa Magi aza nawe no mukazi amazina ge ni bari Mati gutembera Amerika hati natambura umuhanga rya Amerika kandi ari mu bantu twabanye ngurya azobwo ariyo mu bantu abo nabire nyine bati noneho umunsi umwe bikari gezo barimwe yarankundaga cyane akanankunda munonga byabaga byakomeye ibibazo byabaye byinshi ebizibu byija baba benjobwe akampamagara ndi mu Rwanda akananyeta byo mu ihanga rya Rwanda yaje kunanirwa buruko yaba naza kuremererwa amubwira nti pastor kandi mugambira ntumusumba komera mu murimo w'Imana Imana izakugira waramano mu murimo gwarahanga naza kuvangusya Yesu ashimwe cyane Yesu asimu munonga Sylvia nzagukomeza nanjye uzankomeza Sylvia ninza kunyweza ninza kujweka mani kaza niwe nunjweka mani yakaze nkubwira nunyegera wanyipika hii tukegerana twena buri maka ikamutahira umuntu nkomeza ngapfe kunanirwa tari umuntu wundi kubasa kunyweza azangwa remererwe iyo mpano ndayifite rabeceranga akacimpa kuko ndi mu bantu bihambira mu bintu by'Imana cyane yo mu bantu nyowe abari okugumisiriza niyo wankura n'izi nkweto ngasigarana ibirenge ntubasa kujyamo neza inkweto zonjure nkatsigara waca intege ngo mve mu bintu by'Imana ntubasa kumara mani ngo nibwo mu bintu byarahanga komera Imana amashyi menshi cyane ngo mu ngaro z'amani munonga noneho mwumve umugambi w'Imana hati muhurikirize ikigendererwa cyarahanga twari twavuye kubatizwa twatwarwa kubatiza umwana kubera umubishop wari uratwimika hakuba bishop wabo yari kutwahura ni umubishop wa kabiri mu gihugu cya Kenya akaba bishop we namba ya kabiri umuhanga rya Kenya noneho
hate aravuga ati sindabimika yijagamba ati tinguza kubaho ntababatije tabandize kubabatiza uko kuba wamubwiye ngo ushaka kwimikwa ako wamugambira ngo nenda ngo yahurwe uwo ntabwo abyemera utakubyikiriza kandi icyo gihe nari nkiri mu itorero rya Anglikani azobwira ubwe kandi yo mu baprotestanti Imana irampamagaye ruhanga yanyota aragenda aratubatiza mu mazi menshi yagenda yatubatiza mu mizi maringwa turaryama nk'abitegura kwimikwa ati twe twabyama nk'abantu bari kwetegeka kwahurwa nijoro saa 9 ndi gusenga ekiro shamwenda Imana iramanuka ivugana nanjye ruhanga yashuma yija yagamba irambwira ngo sekazuba yagambira ngo sekazuba igihe cyo kwimika cyawe ntabwo cyari cyagera ubwire bwo kwahurwa bwawe tubukahikire wibeshe noneho aza webehe mbene nubikora uraba wihamagaye ati wabikora kwahurwa noza kuba wayeyita ntabwo ndaba nguhamagaye inyakwetsire niwe wayeyita ijwi rigaruka gatatu ishwi irakari kije mirundi 3 gake mu gitondo ukushesha ndagenda ngo mangira umushumba nagenda bakora umusumba ndamubwira ngo ntabwo nshimitswe amugambira ati nyowe ukwahurwa bigenze bite najya ati byaba Imana yambujije urahanga yayanga ubwo ni ubwa mbere ubu nubwo kubanza ubwa kabiri mureke mbabwire ubwa kabiri kambagambire iyi Imana iguhamagaye ruhanga yakweta utihamagaye aza atariwe owayeyita atari wowe wihamagaye tiwe owayete ko mukweta ugahamagarwa n'Imana biteranga kakweta wenka nta kibi na kimwe kigushobora tariho ikibi na kimwe kiri kukubanza nta na kimwe kigushobora tariho ikintu kibi cyose kiri kukubanza inshuro ya kabiri umurundo gwa kabiri 2019 nari mfite umupastori ukomeye cyane muri Anglikani kandi no mupastori waza wa mani Anglikani cyane yari inshuti yanjye akari umwana wanjye niwe wandikaga abantu barimikwa muri Anglikani ubwo niwe wabere nahandika abantu bari kwenda kwahurwa mu kanisa ya Anglikani arampamagara ibi bivuze ndi imbere y'Imana yanyeta ibintu bigamba nyemerero misho garahanga arambwira ati tugiye kukubaranura kwa pastori yanyeta yagira ati twaza kurondamo okuba mushumba nabisengera ninye nagenda nakishabira nazamuka umusozi naza mushozi hari abagore b'abahanuzi twabanaga akari abakazi aza baba nabi tukabahamagara nabeta turavuga turasenga twaza amashu twashaba Imana igiye kunyereka ruhanga ko yagire kunyereka isanga ndi umushumba ya ekaciranga ngo ryo musumba ariko utari muri Anglikani konka kandi ryo mu kanisa y'Abanglikani kandi Anglikani narayikundaga azo mwenye kandi akunda Anglikani church muno baranyubahaga cyane bakabandi bampa ekitinisa cy'amani n'ubu barankurikiye hano na neri zo bahati bariyo ni barebe byo gukora hano barankurikiraga bambe baranyubahaga cyane bakani bampa ekitinisa munonga kuko twajaga no kurya hakuba tukatuza kurya n'abapastori bo bakanshira imbere n'abasumba b'Abanglikani bakatira mo hagati pe n'ibintu byabagaho bakateka hagati wabo ago n'amazima bikani biba noneho nanjye ngumva kumushumba muri Anglikani ati nanyobwe kandi impura n'ukwena ngo mbe y'amakanzu yabo gageze hano kandi ejo hari kanzi zabo zuri kwikanzi usenga Imana ati wibeshe noneho aza ko nabindi kushabarangagira kaje abakanira ngo uraba wihamagaye wanga yayanga agira ati wazo kwe no bawo ryo mu kwetwa kwawe 2022 2019 barongera barampamagara bagarika banyata bamba ikani intuza buranshi ngo nyiyobore bakampa kanisa imwe ngo ngende bembere ngeze nyuma ndavuga ngo nari mfite mushuti wanjye ubishaka hanyuma kandi na munwana wanjye aza ari kubyenda we yari yarabuze n'uwo amafaranga ngo abigemo we akayabuze ngo n'umuntu wo kwesete ngo aze kwebembere kanisa ndababwira ntimwabimpera mushuti wanjye nabajya ndabwe ngi mutari kuba munwana wanjye ndabwira ni ngende umumisiyoneri abyanye ngewe ngiye kuburire ngiri hano njye ni umumisiyoneri nkazanya mitoma ikirabo cyanjye no kugenda ngaburire ngiri nkazanya mitoma bishop akaza tugafungura itoro gakomeza kajya handi kanisa nanjye ngatambara kaza handi ngiye kwicara hamwe gushiramo umwanya gumwe ngo ntungwa abakristo bije bebe nabo bandebera ndagira hamwe abicicaro cyane hamwe nibere Kampala nyina kuza akabaho headquarters zanjye nka Kampala bishop navuga ati genda murari ngende mvuga y'ubutumwa irokoze murari zo kuburengera ingende genda uvuna itorero gisoro ngende shaka itorero irokoze kurende kanisa umujyanga cya gisoro ko genda Tanzania ushaka itorero genda Tanzania turondeye kanisa genda muri Kenya ushaka itorero irokoze Kenya urondeye kanisa ajaraza yugura amatorero nanjye genda mbwiriza ubutumwa ayiza yugure hama kanisa nanjye ngende mbisho no kuvuga uwo muhamagara ari wo wanjye we nabagambira ngo none icyanyuma ngiye gusogereza ateke kusembayo paruwasi yacu
dayosisi yitu noneho bankorera ubwenge bukomeye bakankorera amagezi gahiguru bishop mukuru wa diocese n'abandi bose bishop wahiguru wa dayosisi hamwe n'abandi ubona bandikira archdeacon bakija bandikira archdeacon baramubwira ngo iriya paruwasi nta pastor urimo bamubwira ngo parisheri ati narimo kandi yaririmo abarimu babahereza bakomeye azakarimo abashomesa bo kuhereza abamani kugira ubwira abarimu bajye baha raporo Sekazuba ati abo mugende mu bagambire bagume bahe report bari kugereza Sekazuba ariko bari kugira ngo bandobanure azobwo bari kutekateka ngo banyihemo bandonde mu ryabo urangirikane tukunda kumvira abayobozi cyane omukanisa yangurikane dushira kurikiriza abebemeza umunonga ndabyemera ndagenda ninye nabyekereza naje ja mu nama kwa Archdeacon agenda nazo mu rukiko wa Archdeacon arahamagara abarimu yayeta abashomesa bandicaye cyo nanjye nashitama arabwira abarimu ati rero yagambira abashomesa ati ibukuru bavuze ko raporo zose kuriya kitebe kikuru bagize ngo report zone muje muziha Sekazuba bamuzerete muzereze Sekazuba nawazi Archdeacon nawazi kwate azitwarwa ubu ni ugiye guhagara mu mwanya wa pastori muri paruwasi hatogwa mu parishegi niwe yaza kwemerera umwanya wa pastor ndi gusenga ko nabere byo ko ndi kushaba sanga neza byarangiye bagiye guhita bagira hahurike ati nakizora kurungi nashanga ngo nibaza kwika banyuma noneho nanga guhakanira Archdeacon nk'umushumba mukuru ati nayanga kwanga umushoga Archbishop ngo muntu mukuru ndamubaza Archdeacon namuza Archdeacon mwanyemerera no basa kunkira kajya mpagara muri paruwasi kagumane nyemero mparishi ariko nkakomeza n'ingendo zanjye ko kanga gomeza ndatambura mu ngendo zanjye arambwira ati nta kibazo uje uragenda yanjye ati tari wabuze ubwona gomizamo Imana yanga kuhangura ari njyewe biturutseho ranga yanga kunyihaho kiri kurugira rinye bimwe bavuga nta muhanuzi wabo bimwe byo barigira ngo tariho na bimucanga cyo wabo noneho haja akanama kabona sanza aho ngaho biwacu none waza aho rukiko urw'abantu abona ashangire ko aho kwitu ntituremera kuriya mwana udusanze mu itorera tuyobora bajya ngo tutukubasa kwikirizo umwana uwatu uzarwe mu isho ngito tushagira mu kanisa izatwebembe uriya uje aka kanya mu itorero ubwo wije hate mu kanisa uriya tuzi wa kera wibaga inkoko uriya turukumanya ira akaryo mushuma ari kwiba inkoko babikora bagira ngo bari kundwanya naho n'inzira Imana ishatse kugira ngo imbohoze azabo ibyo bakabikora bari gutekateka ngo barone bandwanisa kugaranga we barabyuka mu gitondo bafata ibitabo by'amategeko bakera mu kasheshe bakwata ibitabo by'amateka gabo baragenda kwa Archdeacon bayije bayiko Archdeacon uriya ni umwana bagira ugu no mwana yatuvukiye mu maso akazarwa mu yadusanze mu itorero akatusanga mu kanisa aho ni iwacu mvuga aho no witaho bari kunzara ntabwo twemera ko tuyobora tukubasa kukiza ngo twebembere baba rampamagaye ndi i Kigali basobanyeta kandi mu Kigali nanjye ndagenda ndasenga nanjye nagenda nashaba nabango Mana komeza ubwire bari abagabo bavuge bagambira abashije bagenda misho barigambe bigambo baba baravuze baba barambohoye bakagambe bigambo ko kanyo banshumura dukomere Imana amashimeke cyane rwango mungariza amani munonga uzamfashe oyijo nyambe igihe cyose uzambara urukweto rudagukwiye ubwire bwo nabwo rijware nkito azeta kwikire uzakurya nkitejo neza kushasha ariko igihe uzambara urukweto rugukwiye ngo rijware nkite kwikire ntabwo ruzigera rukurya rukubasa kushasha niwinjira mu muhamagara Imana iguhagaranye nawe wayemerero umukwete bwo kwa ruhanga uzajya unanirwa ihagarara imbere yawe waba uremererwe ruhanga naza kwijomisho gawe ariko nuja mu muhamagara itaguhamagara uko waza umukwete bwaza ruhanga atakwetere uzananirwa ubu uwo muhagararana noza kuremererwa aza tora itungo mutuwe na kuja kwemerera niyo niyo mpamvu mbabwiye ngo benshi ngabo benshi nabagambira ngo Silvia yari uwo kunanirwa Silvia karyo kuremererwa ariko umwaka wose amaze ari hano konko mwaka gone go yaheza ryaha iyo akorera mu nyungu ze kurashanga akakora ariko yakorera imirimo yeye magahano ebizoba yakubirataza wa gusaba niki none je turi kushaba niki yiha ari amavuta usutsweho amajuta ago bakushikaho Satani agiye kuyarwanya Satani naza kugarwanyisa icyo dukora niki ate cyo turukora niki yiha winjiye mu kindi kire natwe tuye gufatanya nawe dusenga ati wataho umwanya gundi nitutwaza kwigitaniwe tushaka kandi ubwami bw'Imana buzamamara azo bwakabaka ko bwarahangane buza kwikari dukomere Imana amashimeke cyane Imana ndashaka gusoza nyenda kumekereza igihe cyose ubwire bona Imana iguhamagaye ruhanga yakwita irirwanirira ruhanga we nayirwanirira irarwana azaranga yanarwana barahaguruka ikarwana ngo nimbe himuka bo kukurwanyisa ruhanga barwana Silvia
byawe ntabwo byashobora kurwana. abani gawe narishikiragure mujo inete zikubasa kurwana. Imana iguhamagaye ishoboye kurwana. Konkarango wakweta wayino bubasa bwo kurwana. Haleluya. Ndabonye Imana iturwanirira. Kareba arahanga ari kuturwanirira. Ubundi iri umuhamagaro w'Imana. Wabo ryo mukwete bwo kwarahanga. Bacukura inzobo. Nibatimbe byina. Imana ikabyuka iri kuzitsira. Ruhanga bakagera mukashesha ari kubisuba. Bakagira ngo urazigwamo. Bari kutegetega ngo noze kugwa. Bakabona uri gutambuka. Bakareba nora bahora batambura. Bategura intambara. Nibatekateke ntare. Imana ikazahagarika zitari zaba. Ruhanga bakayije zemereza zitakahikire. Gukomera Imana amashimwe cyane. Ruhanga mungaro zamani mu. Haleluya. Amen. Kubera kuri mu muhamagaro w'Imana. Kuba ngo ryo mukwete bwo kwarahanga. Bwana sifiwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Duhereze Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ruhanga simwe munonga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Badusomera umurongo wa 8 mu gitabo cya kabiri, igitabo cya mbere cya Samuel 16. Igitabo cya Samuel cyo kubanza 16 umurongo wa 8. Umushoro ngo gwa 8. Manasi umuntu ngo yicuze. Ruhanga tomuntu unabasa okwitisya. Samuel wa kwanza 16 urahera ku murongo wa 11. Bishop adusomere numvise azi gusoma neza cyane. Arageza ku murongo wa 13. 11-13. Samuel cyo kubanza. Yego. Eshura 16 okutandikira mushorongo gwa 11. Yego. Samuel yabuza Yese ati abana abawe bona baryaha. Yamugaruka ati hasigara y'umuto konka arisize ntamu. Samuel yamubwira ati tuma bamurete aha kuba turi kwija kushitama atakashyira. Yatuma bamureta umwana ogo akaba nayera aina hamisho harungi kandi ari umurungi umukurebwa. Mukama yagira ati imuko mushye amashita nuwo. Samuel yakwata ihembe ry'amashita yagamushikiraho omumaisho g'abakuru be okwihongo omoyo wa Mukama yija hari Dawudi n'amani yamumaho. Bwanyuma Samuel yibuka yagaruka Rama. Imana iguha umugisha Bishop, dukomera Imana amashi. Dukomera Imana amashi kubwa Bishop dusomeye neza. Kugira ngo bituryohere neza aza okunureke tubisome no mu Kinyarwanda mu byumve. katuze no mu Kinyarwanda mu buhurire. Samuel abaza Yesaya ati abana bawe bose naba. Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samuel abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukaho amavuta. Haleluya. Niwe uwo. Samuel aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukaho imbere y'abakuru be. Aherako uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samuel arahaguruka asubira i Rama. Tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuzamurire Imana icyubahiro. Tumisatsi cyeza Imana.
Aterera uruhango mu ngaro. Bwana asifiwe, haleluya. Yesu ashimwe, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe umwonga. Ngo nuko Samweli aravuga ngo Samweli yagira ngo ntabwo turajya kurya. tituraze kurya. Yamanje kumubaza ngo abana bawe naba. Akabanza yamubuza ati bita abana bawe n'ababona. Aramubwira ngo harundi. Amugambira ngo n'ingaro ndijo. Aramubwira ati ntiturajya kurya. Yamubwira ngo titurariye. Utari wamuzana. Utakamuretse aha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe umwonga. Ngo bamutumaho. Basobanurita. Bamwinjiza mu nzu. Bamutashye mu nzu. Bibiliya yavuze neza. Igambire kurunji. Ngo yari umusore w'uburanga. Kandi umushinja muringo burunji. Yari afite inzobe nziza. Akana yereki. Ngarangije. Hanyuma Uwiteka avuga ngo iki? kama yagira ngo iki? Aravuga ngo fata ihembe ryawe ry'amavuta. Ihembe ryawe ry'amavuta. Umusukeho. Umushikeho. Haleluya. Amen. Duhereze Imana icyubahiro. Ututinisa tukigarizera. Haleluya. Amen. Bishimye cyane. Nashemerwa munoga. Fata ihembe ry'amavuta. Yakwata ihembe ry'amavuta. Umusukeho. Ori mushikeho. Ngamusukaho. Mbuyari mushikeho. Nguwo mwanya. Aho naho. Dawidi. Ngo umwuka w'Imana ukajya uwuzaho. Umwoyo gwarahangagwa. Uhereye aka kanya. Okurugana n'egisha. Wari ufite umwuka w'ubuhanuzi. Uko yino umwoyo gwo kuragura. Ariko aka kanya ka none. Donka egishaho mwana. Ububasha twahawe n'Imana. Amani ngo twehirwe rahanga. Hari undi mwuka w'Imana ugiye gukorana nawe. Umwoyo gwarahanga. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bivuga ngo ntawe uzaguhumanya ngo byemere. Kumanyisa ngo tarombe tugomwe yaje kumanya ngo Ntawe uzaguhumanya. ari kumara mama nagwa. Wahawe ububasha. Wahembwa amani. Haleluya. Amen. Ngafata ihembe musukaho. Akakwata ihembe yamushikaho. Ako kanya umwuka w'Imana. Aho naho umwoyo gwarahanga. Utangira kumanuka kuri Dawidi. Atandika kushuma hari Dawidi. Atandukana na bakuru be. Hati yabo intandisa n'abatahi. Uko yasutsweho amavuta. Abo bakaba yashimwe amavuta. Dukomere Imana ishimwe. Ashimwe cyane. Ndashaka kukubwira iki? Ndakugambira ki? Imana ntabwo ireba nk'abantu. Ruhanga utakureba nk'abantu. Imana ireba nk'Imana. Ruhanga nareba nk'ara. Yabwiye Samweli ngo akagambira Samweli. yewe ntabwo ndeba nk'uko abantu bareba. Kureba nk'uko abantu bari kureba. Yewe ndeba nk'Imana. Yewe nindanze nk'ara. Aba bantu babonye ko baribo bakwiriye gusoma amavuta. Abantu bareba bakareba ngo nibo bakushukaho amavuta. Ntabwo ariko njyewe narebye. Yewe nk'ara hagati ko nareba. Yewe ntabwo ndeba ku buranga. Yewe tinkureba mu ntakakurata. Yewe ntabwo ndeba ku bukire. Tinkureba abukeka. Ntabwo ndeba ku byubahiro. Tinkureba abitinisa. Ntabwo ndeba ku mashuri menshi. Amashuri go washomere. Ndeba bitandukanye n'abantu. Reba icyarukokana n'abantu. Ariko twakomera Imana amashyi menshi cyane. Ko umuntu ukaterera ngo mugaruza amani. Uko Imana ikureba. Urango ko ari kukureba. Siko abantu bakureba. Abantu siko bari kukureba. Uwo mwanya wa none. Aho naho. Umwuka w'Imana. Umwoyo gwarahanga. Aza kuri Dawidi. Gwija gwashoma. Uhereye aka kanya. Okurugegisha. Umwuka w'Imana. Umwoyo gwarahanga. Uzahore kuri weho. Gwije gutura hari. Aya mavuta. Agamashita. Agutandukanye na karande. Gakwahure na nemico ye. Aya mavuta. Agamashita. Aguhaye ubudahangarwa. Ngakuwe butamanyika. Aya mavuta. Amashitaga. Hari ibisekura kuvanyemo. Ibyabaye shwenkuru byo. Aya mavuta. Amashitaga. Hari ikirere gushizemo. Hino mwanya go gwakuteka. Icyo ni ikimenyetso. Ako nakabonero. Ngubwo Abisirayeli. Tubana Abisirayeli. Bafataga amaraso y'umwana w'intama. Bakwataga ishagama ari ku rugo mu ndiga. Bagashyira ku nkomangizo y'imiryango. Gateka imiryango z'injigi zabo. Ntabwo umurimbuzi yahageraga. Umwista akata kubaza kwika. Uyu munsi hari ikimenyetso Imana iguhaye. Izo bari akabonero wanga ko yakuhereza. Nibangaye muri rusengero. Nibangaho mu kanisa iki. Basutsweho aya mavuta. Abashwaho amashitaga. Ni wowe Imana yatoranije. Niweranga we yaronda. Wahawe ubundi bubasha. Ati waherwa ubushobozi bundi. Bwo kuyobora itorero ry'Imana. Ko bembere kanisa yarahanga. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ngo mungaro zamani munoga. Kanemere Bishop wanjye. Kanyikirize Bishop wanjye. Sogereze muri Timoteyo wa mbere. Ati nkomekereze Timoteyo. Debera mu Rwanda ukora n'icyo Timoteyo nsogerezaho. Baraha ya Timoteyo yo kubanza. Igice cya gatatu. Icitweke cya kashatu. Usomera umurongo wa 8. Azonshomere umushomeri. Ari uhera ugeze niba ari kuwa 9 kanze ndebe. Timoteyo yo kubanza kashatu umushorongo gwa mwenda. Timoteyo yo kubanza icitweka cya kashatu umushorongo gwa 8.
gusoma ageze ku murongo wa 10, ku murongo wa 10 mami, murongo wa 8 ugeze ku wa 10. tumusehe cyo kubanza gice cya 3 ishura ya 3 murongo wa 8 ugeze ku wa 10. Ikinyarwanda uracumva ndabizi. ari nyiro rwa 8 kandi abadikoni nabo bashemerire kuba aberinzi, abatari kugambira habiri, abatari kunywa vinyo nyingi, abatari kwetenga shagi, abari kurinda inama yo kwikereza, yego, abaino mutuma okutari kweshinja, yego, kandi abo babanze bagezwe kuba arashangwe batine si bari kugaywaho babone gukora umurimo w'ubudikoni. yego, abadikonikazi nabo bashemerire kuba aberinzi, abatari kubiherera bandi, abatari gukunda biri gusinza, kandi abesigwa umuryono. agarukira aho ngaho. Reka dusome mu Kinyarwanda twihuse. Kandi n'abadiyakoni nabo ni uko bakwiriye kuba abitonda, batari interaganya cyangwa abamenyereye vino nyinshi bakifuza indamu mbi, ahubwo bakomeza ubwiru bwo kwizera, abafite imitima itabacira urubanza. Bakwiriye kubanza kugeragezwa, icyo bita kugeragezwa, maze nibatabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. N'abadiyakonikazi nabo ni uko babe abitonda, batabeshera abandi, abadiyakoni badakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Tuvuge ngo amen.